Muraho neza bene data, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amazina nitwa Niyonasenze Agricole, ari maze iminsi ku ishuri ariko ndashimira Imana yandinze nkaba nongeye guterana namwe. Imana iduhane umugisha. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana mu minota itari myinshi. Reka dusome igitabo cy'Itangiriro ibice 39, reka dusome umurongo wa 7 ndetse n'uwa 8. Haranditse ngo, hanyuma y'ibyo nyirabuja abenguka Yosefu aramubwira ati turyamane. Maze ariyangira abwira nyirabuja ati dore databuja nagenzura ibyo mubikiye byo mu rugo, ndetse ambikije ibyo atunze byose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka tuganire kuri iri jambo nahaye intego igira iti kubaho mu buzima Imana yishimira, cyangwa se kubaho mu buzima bugaragaza Kristo, cyangwa se uguhamya. Iki ni igihe Yosefu Abishimayeli bamugura na Potifari, ariko Yosefu yari avuye mu gihugu cyabo, aho yagurishijwe na bene data, yagurishijwe n'abavandimwe be, baramugurisha. Nta kindi bamuzigejeje, nta kindi yazize ko hari igihe yageraga akarota inzozi, Yosefu akazirotora bene se, ariko ibyo bigatuma bakomeza kumugirira ishyari. Ibyo ndetse biteza ko bamugurishije baragenda bamugurana na Potifari, ariko umugore wa Potifari ari muka Potifari aragenda ashaka kuryamana na Yosefu, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo Yosefu yari afite ubwiza, yari afite uburanga, ariko muka Potifari amusabye ko baryamana, Yosefu ariyangira, agira uguhamya, agira izindi mbaraga zituma adashobora gukora icyaha gikomeye. Aravuga ngo ntabwo nshobora gukora iki cyaha ngo ncumure ku Mana. Yosefu ariyangira, ibyo bituma ndetse bituma muka Potifari arega Yosefu kuri shebuja we Potifari. Byaje gutuma Yosefu Potifari amushyira mu nzu y'imbohe. Ibyo byaje gutuma Potifari amurindishiriza mu nzu y'imbohe yarindishirizamo abakoraga amakosa, ariko Yosefu aza kuhagira umugisha. Byaje gutuma umwami Farawo arota inzozi, ariko ahagarika umutima. Ahagaritse umutima, ijambo ry'Imana rivuga ngo akoranya abapfumu, akoranya abakonikoni, akoranya ndetse n'abanyabwenge bo mu gihugu, ariko ngo bananirwa no gusobanura impamvu z'izo nzozi. Ariko bazanye Yosefu bamukura mu nzu y'imbohe, araza aca bugufi asobanura inzozi z'umwami Farawo yarose. Ako kanya Yosefu ahita ajya ku ngoma. Ako kanya umwami aha ubutware Yosefu, abwira abantu bose ko nta muntu ushobora, cyangwa se nta muntu uzunamura ikirenge muri iki gihugu Yosefu atabizi. Yosefu ni inzira y'umusaraba yanyuzemo, ni inzira igoranye yanyuzemo, ariko ibyo byose byatumye agera ku cyo Imana yamushakagaho. Natwe bakundwa bene data, tugire uguhamya. Yosefu yagize uguhamya imbere ya muka Potifari, ntiyakora icyaha cy'ubusambanyi. Nta kindi cyabimufashishije, n'imbaraga z'Umwuka Wera, n'imbaraga zidasanzwe, n'imbaraga ziteye ubwoba. Kristo tumusabe twese muri rusange aduha imbaraga zishobora kurwanya icyaha, imbaraga zishobora kurwana ku buryo no ku munota wa nyuma, hahandi dufite amahirwe 100% yo gukora icyaha, ku buryo tuzahekura amahoro. Rero ntabwo dushobora kwikura imbere y'icyaha tudafite Mwuka Wera muyobozi. Reka dusabe Mwuka Wera muyobozi, kibe icyifuzo cyanjye, kibe icyifuzo cyawe,
kibe icyifuzo cya buri umwe wese gusaba imbaraga z'Umwuka Wera. Amen.